mw'abantu mwe ndapfushije ibirenze ibingibi rwose ntago nzongera kurira, nta yandi marira yanjye muzongera kubona. Ndumva mfite isoni n'ikimwaro, ibyago byabaye ibyanjye ariko ndabyakiriye nibize biture kuko nta bundi buryo. Maderine arampemukiye, mbaye imfubyi kabiri, ndapfakaye, mbaye incike. Hari abantu bo muri famiye bajyaga bambaza ikibazo, ariko ko ufite umwana umwe bikunanire gushaka, bikunanire no kubyara undi, igisubizo ndakibahaye. Ndabyaye, ndahetse, wa wundi umwe mwari muzi mwongereho n'abangaba. Hazagira umuntu wongera kumbaza icyo kibazo, nari narababwiye ngo aho kunsengera bansabira umugabo bazansabira amafaranga, byibura ubuzima buzagende neza. Icyo nabasabaga nicyo nongera kubasaba. Umugabo ni Frank, abana ni Recho na Alpha na Jori uri ku ishuri, ndabagwije. Maderine nagende, niba Imana itanga ijuru, jya numva ubuhamya bwa mama bakambwira ko yaritashye. Ngize amahirwe nawe yaba aritashye, byibura akagenda ntiyigunge, agasanga mama yaba yaranamukumbuye, agasanga Adeline, agasanga Solange, ndetse agasanga na mama Jiri. Nta sura ya mama nzi, nta affection y'umubyeyi nzi, ariko iyo ndayizi. Maderine ari umuvandimwe wanjye, namukundaga ariko ntago mugumanye. Ntabwo nari nzi ko bitegura ko nzabagumana. Nge mureba nta mbaraga mfite zishobora kubagumana ngo mbishobore, ariko wenda muri ibyo byumweru bibiri Imana yabonye ko nzabishobora, ntago mbizi. Ndabivuga nk'umuntu twabivuganye, ntabwo ari amagambo yo gusigiriza, ntabwo ari amagambo yo kuvuga ko agiye ari umukiranutsi. Ndavuga icyo navuganye na Chantal. Ijambo rero ryari ritumye kuva kuwa gatatu nkimenye iyi nkuru, nkiri sehashika ntaravayo, agera ku rwego rwo kuba nanararayo. Nari ndindire ko akanguka tukagira ibindi bintu dusubiramo tukavugana. Hanyuma twavuze ku kintu kimwe, ndamubwira nti ntunyaturire ibyaha byawe, cyaba igito cyangwa ikinini, wawe ubifite cyangwa utabifite, nanjye nta cyanjye ndibukwature, cyaba gito cyangwa ikinini, nawe bifite cyangwa ntabifite, ariko bwira Imana ngo eza ubugingo bwanjye. Niba ufite n'ubwoba bwo gupfa, naho wapfa uzatabaruke, nta rubanza ufitanye n'Imana. Icyo kintu Umuhoza Chantal mama Adeline yaragikoze kuri telefone turiho tuvugana. Turavuga ngo guhereye ku iyi tariki tube nk'abantu bashya batangiye umunsi wa mbere w'ubuzima bwa Kristo. Umukora ahamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Ubw'imanda z'Uwiteka zizavuzwa mw'ijuru, habaye urya munsi mwiza uhebuje, abakijijwe bo mw'isi bose bazamwitaba, abakoranirije mw'ijuru rye, ubwo azaza amagara amazina yabe bose,
mu gitabo cy'ubugingo nzi ko nzumva izina ryanjye nkitaba ugazaza amagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo nzi ko nzumva izina ryanjye nkitaba uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri we bave mu bituro nk'umucunguzi bazahurira mu ijuru n'abazaba bariho nzaba mpari nanjye sinzaburayo uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri we bave mu bituro nk'umucunguzi bazahurira mu ijuru n'abazaba bariho nzaba mpari nanjye sinzaburayo ugazaza amagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo nzi ko nzumva izina ryanjye nkitaba ugazaza amagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo nzi ko nzumva izina ryanjye nkitaba Yesu databuja nzamukorera nacogora nkwiza ubuntu n'urukundo mfitiye maze imirimo yo mwiza jyama ninyirangiza azampamagara ngeze mu ijuru Yesu databuja nzamukorera nacogora nkwiza ubuntu n'urukundo mfitiye maze imirimo yo mwiza jyama ninyirangiza azampamagara ngeze mu ijuru ugazaza amagara
nzumva izina ryanjye nkitaba nziko nzumva izina ryanjye nkitaba nziko nzumva izina ryanjye nkitaba kandi imirimo yo mu isi ajyama ninyirangiza aza ampamagara ngeze mu ijuru maze imirimo yo mu isi ajyama ninyirangiza aza ampamagara ngeze mu ijuru maze imirimo yo mu isi ajyama ninyirangiza aza ampamagara ngeze mu ijuru aza ampamagara ngeze mu ijuru Yesu mwami Yesu databuja nzamukorera ntacogora nkwiza ubuntu n'urukundo mfitiye maze imirimo yo mu isi ajyama ninyirangiza aza ampamagara ngeze mu ijuru ndangije imirimo yose maze imirimo yo mu isi ajyama ninyirangiza aza ampamagara ngeze mu ijuru uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri we bave mu bituro nk'umucunguzi bazahurira mu ijuru n'abazaba bariho nzaba mpari nanjye sinzaburayo nzaba mpari nanjye sinzaburayo uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri we bave mu bituro nk'umucunguzi bazahurira mu ijuru n'abazaba bariho nzaba mpari nanjye sinzaburayo ubwo azahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo nziko nzumva izina ryanjye nkitaba umunsi mwiza nibuka n'uwo nakwemeye
wankomereyeho wambereye umucunguzi jye ngwizi byawe nishime nsingize Yesu wanyogeje ibyaha anyigisha iby'inzira ye ngo nsenge nshime nezerwe nsingize Yesu wanyogeje ibyaha anyigisha iby'inzira ye ngo nsenge nshime nezerwe nsingize Yesu wanyogeje ibyaha warangije kundokora nduwawe nawe uruwanjye iryo jwi ryawe ryinginga naburane kuryitaho warangije kundokora nduwawe nawe uruwanjye iryo jwi ryawe ryinginga naburane kuryitaho singize Yesu wanyogeje ibyaha anyigisha iby'inzira ye ngo nsenge nshime nezerwe nsingize Yesu wanyogeje ibyaha anyigisha iby'inzira ye ngo nsenge nshime nezerwe nsingize Yesu wanyogeje ibyaha najyaga ndorogotana mu by'isi no mu ngeso mbi kugarutse noneho sinzongera kuzimira kugarutse noneho sinzongera kuzimira singize Yesu wanyogeje ibyaha anyigisha iby'inzira ye ngo nsenge nshime nezerwe singize Yesu wanyogeje ibyaha anyigisha iby'inzira ye ngo nsenge nshime nezerwe singize Yesu wanyogeje ibyaha mu mwanya w'ubuhamya turagira ngo tubanze tubabwire gato ku mwirondoro wa nyakwigendera ni Umuhoza Chantal wavutse
tariki ya mbere z'ukwa mbere 1979 yatabarutse ku itariki 8 z'ukwa 12 2024. Ise umubyara yitwaga Habineza Theogene, nyina yitwaga Mukandori Virginie. Yashakanye cyangwa se umugabo we yitwa Itayeze Emmanuel. Babyaranye abana 4, asize abana 3 kuko imfura nayo yaramubanjirije muri urugendo. Azize impanuka. Ni umunyetorero w'itorero rya ADEPR Murambi, aha niho yabarurirwaga. Reka dusabe Papa Ishimwe Alphonse agera aha atubimburire mu uyu mwanya. Mwiriwe neza. Ndavuga gato gusa ubuzima bwa mushiki wacu Muhoza Chantal Mama Adeline utambutse. Uyu munsi turi kuwa gatatu. Mperuka kuvugana nawe kuri telefone wa mbere w'icyumweru cyashize kibanziriza iki ngiki. Amamagara tuvugana ku bintu byinshi bitandukanye, wenda ngiye kuvugaho gatoya. Ku cyumweru mwigisha watwigishije Boniface yatubwiye inkuru za Eliya, tubwira ibitangaza yakoze n'umurimo Imana yamukoresheje. Hanyuma niryo jambo twariho tuganira, ndamubwira nti nuko bidakunda dushingiye ku ijambo ry'Imana twize cyangwa se twigishijwe. Eliya wishe abahanuzi ba Bayali 850, bakatubwira ko mu ijambo rya Yezebeli gusa ryo kuva ngo nintamuhwanya, ubugingo bwe nintabuhwanya n'ubwo abahanuzi banjye yishe, Imana zibimpore ndetse bikabije agahonga. Byakabaye byiza natwe dufite izo mbaraga zuko natwe twagakoze imirimo n'ibitangaza, ariko turi abantu, umunota umwe tuba turi mu mwuka w'imbaraga, ubundi tukaba turi mu ntege nkeya. Turiho tuvugana ayo magambo, ndamubwira nti shingiye kuri ayo mateka nuko nari meze kuwa mbere bitewe n'impamvu yanjye yo ku cyumweru, naramubwiye nti nakabaye nanjye nahagurukije ikirema uyu munsi kuwa mbere. Muhoza Chantal arambwira ati se ko numva umeze neza ko ari ngiye kirema wakagombye guhagurutsa, izo mbaraga urazifite ngo mpagurutse? Mubaza impamvu ambwiye ayo magambo. Tuganira ibintu byinshi cyane. Arambwira ati mfite ubwoba bw'uko numva ngiye gutaha, ndumva umutima wanjye uhagaze. Ayo magambo twavuganye umwanya munini, ntabwo ndi buze kuyatindamo kuko ni ibintu birebire. Twafashe umwanya utari muto turaganira kugera ku rwego yari afite ubwoba bwo kwinjira mu cyumba cyiwe ngo aryame akinge ashyize mu rufunguzo. Turaganira dufata umwanya uhagije, mu magambo magufi wenda tuze kumva n'ubuhamya bw'abandi. Twavuganye ibintu byinshi. Chantal Muhoza ambwiye ko yumva rwose iminsi ye y'ubuzima irimo igenda, ariko abyiyumvamo ariko atazi impamvu. Ndamubaza nti wowe n'umutima wawe mbabarira umbwira ikintu 1, 2, 3, 4, 5 wumva biguhagaritse umutima. Twavuganye ibintu byinshi, abwira iby'umuryango ntari busubiremo, yaba ibye ko ari amahoro, yaba ibyo havuka ko ari amahoro ntabwo bisubiramo. Turavugana ibintu byinshi cyane, ariko tugera ku kintu kimwe. Nari maze iminsi ndi kwa muganga kumara nyumva iyo nkuru, narindindire ko ashobora gukanguka ngo twongere dusubire mu byo twariho tuvugana. Naramubwiye nti wowe watinze gupfa, ubundi umuntu akwiye gupfa akitwa urusoro mu nda ya nyina, niho twumva inda ngo yavuyemo. Niyo magambo twahereyeho. Ndamubwira nti kabiri, umuntu yemerewe gupfa agize umunsi umwe ageze ku isi, gukomeza tugera ku mwana we Derine ntiyapfuye, ari wowe umubyara we mukuru urasigara, hanyuma kugeza ku y'imyaka nta kimana itakoze. Ijambo twasorejeho cyo nashaka kuvuga, twari tuvuze ko atari cyo gihe cyo gupfa. Dufata umwanya wo gusenga utari muto kuri telefone.
turasenga tubwira Imana ngo Mana nibe inda ivamo uw'umunsi umwe akagenda, uw'umwaka umwe akagenda, uwa 10 akagenda, ntabwo ari cyo gihe cya Mama Adeline cyo gupfa. Dusoza dufashe umwanzuro yuko yumva nta kibazo cy'umutima we rwose, abantu bose yabo bafitanye ikibazo cye ku giti cye, yaba icye n'Imana, ndabivuga nk'umuntu twabivuganye. Ntabwo ari amagambo yo gusigiriza, ntabwo ari amagambo yo kuvuga ko agiye ari umukiranutsi, kuko ubuzima tubamo ibyo tumenya ni ibya hano. Dufite imvugo nziza dukoresha ivuga ngo nakayitabye Imana. Mu rubanza rw'umuntu n'Imana nta muntu ugerayo, nta n'umwe. Ahangaha nta n'uwahamagarika mfitanye ikibazo na Chantal ngo mvuge ngo yangiriye nabi. Akenshi n'umuryango ureba wa muntu cyangwa n'undi ufitanye amateka meza nande na Chantal. Siko tujya tubigenza twese se? Ariko si cyo gihe narinje kuvuga, ndavuga icyo navuganye na Chantal. Ijambo rero ryari ritumye kuva kwa gatatu nkimenye iyi nkuru, nkiri sehashika ntaravayo, agera ku rwego rwo kuba nanararayo. Nari ndindire ko akanguka tukagira ibindi bintu dusubiramo tukavugana. Hanyuma twavuze ku kintu kimwe, ndamubwira nti ntunyaturire ibyaha byawe, cyaba igito cyangwa ikinini, waba ubifite cyangwa utabifite, nanjye nta cyanjye ndibukwature, cyaba gito cyangwa ikinini, naba bifite cyangwa ntabifite, ariko bwira Imana ngo eza ubugingo bwanjye. Niba ufite n'ubwoba bwo gupfa, naho wapfa uzatabaruke, nta rubanza ufitanye n'Imana. Icyo kintu Umuhoza Chantal Mama Adeline yaragikoze kuri telefone turiho tuvugana. Turavuga ngo uhereye ku iyi tariki tube nk'abantu bashya batangiye umunsi wa mbere w'ubuzima bwa Kristo. Ndavuga ni ikirema cyanjye mwiyemeraho. Nyuma mu magambo twavuganye turanaseka, numva rwose bigenze byiza neza. Ndabwira nti wakirema we rero ndaguhagurukije, haguruka mu izina rya Yesu. Ngayo amagambo navuganye na Mama Adeline. Hanyuma kuwa gatatu ntungurwa no guhamagarwa bambwira ko akoze impanuka. Nari ndi hano hirya nyuma ndimo manuka, nahise nkomerezayo sanga Chantal ari muri koma, ariko ngewe numva ko azakanguka. Ku bantu twari turi kumwe n'abantu twabanye muri urusengero, nta muntu wavuga ko nigize ndota ngo mubwire inzozi narose cyangwa iyerekwa nagize. Simbuze indi mpano nagira, ariko ntayo nigeze. Nababwiye nti ngewe ngiye kubona mbona Chantal bamuzanye ku kagare arimo ahumbaguza amaso. Hanyuma kubera ko twari tumeze nk'iteraniro rigari turi kwa muganga, twirukanka twese tujya kumuhobera nk'umuntu wari ukangutse. Hanyuma mu kujya kumuhobera mbona abaganga benshi baradutangira badusubiza inyuma, dusubira inyuma baradutangira mpita nkanguka. Iryerekwa si rigufi, izo nzozi si ngufiya. Hanyuma mbibabwira uko umuntu umwe niwanyegera arambwira ati rero banze nawe ukiri umwana mu gakiza, igare rivuza urupfu, abaganga bavuza abamarayika, hanyuma kubatangira ntabwo mwari mwemerewe kujyana na Chantal. Mpamagara umubyeyi umwe wo muri Besareri, ntabwo ushatse kumuvuga izina ndabimubwira. Arambwira ati papi shikomera. Ndamubwira ibintu byose twavuganye. Arambwira ati reka mpamagara abantu duhaguruke tujye gusenga. Barabikoze uko byagenze nta kibazo. Mama Ishimwe we nta kibazo, reka muvuge wo muri Gibeon yatugezeho wa gatandatu, aragenda aramusengera n'abaganga baramureka nta kibazo gihari. Araza arambwira ati mbonye umuntu azabumbura igitabo arandika, maze kwandika arasinya, ahereza Mama Adeline ururabo. Akiri umuhereza ngiye kumubaza tasa n'unyihishe ku gitanda, birangira uko nguko. Hanyuma mu gahe gato tubona isura ya Mama Adeline yagutse, kuko nta muntu wari uzi ngo ninde bitewe n'uko yari ameze. Tutangira kugira ubwoba bw'uko ashobora kugenda ntagaruke. Twari tukiriho twese dutegereje ko agomba gukanguka, ariko birangiye Umuhoza Chantal agiye. Ndatekereza bivugiye hano ntacyo bitwaye, uko abitwara kose nuko byabiri. Guhera ku wa mbere tuvugana, umunsi wa Mama Adeline w'ubuzima bw'ubukristo urahera ku wa kabiri. Hari abantu twavuze mu mazina yabo, arabababarira, ibyo ndabizi. Hari iby'umuryango yambwiye ko byari byakemutse, hari ibindi byose icyo twavugaga cyari uko atari igihe cyo gupfa. Ntabwo mpagaze hano nkuje kwifotoza cyangwa gutanga irindi humure ridahari,
ubuzima bwa Chantal bw'ubuzima bw'ubukristo ntabwo ndi bwishyiremo, reka mvuge wagiye twabuhereye ku munsi wa kabiri w'icyo cyumweru twavuganaga ku wa mbere dushingiye ku magambo y'umwigisha. Murakoze. Chantal Umuhoza, igendere, uragiye, ruhukira mu mahoro. Hanyuma umuryango, inshuti n'abavandimwe n'abandi dukomeze kwihangana, iyi ni inzira ya twese, hanyuma Imana imuhire uko idashira. Murakoze. Murakoze. Itwa Denise, Madeline ari mukuru wanjye. Iyo ndebye neza ku bwanjye najyaga ntekereza ko ari we muvandimwe mfite, si uko nta bandi mfite, ariko bitewe n'uko ari we nakuze nzi, nta sura ya mama nzi, nta affection y'umubyeyi nzi, ariko iyo ndayizi. Madeline ari umuvandimwe wanjye, namukundaga ariko ntago mugumanye. Ikintu kimbabaje, mu byumweru 2 amaze yimukiye hariya, yampaye ihurizo, sinzi niba naragerageje cyangwa nzabitsinda, ntago mbizi. Yarambwiye ati dore ndimutse, harabura ukwezi kumwe ngo abana basoze igihembwe cya mbere. Abana batoya urabagumana, numara kubagumana kuwa gatanu nzajya mva mu kazi nimugoroba nze mbatware, kuwa mbere mu gitondo mbohereze ku ishuri, umutoya ujye kumufata ku ishuri, ubu uri kumwe nawe babanze bakora ibizami. Ntabwo nari nzi ko bitegura ko nzabagumana. Nge mureba nta mbaraga mfite zishobora kubagumana ngo mbishobore, ariko wenda muri ibyo byumweru 2 Imana yabonye ko nzabishobora, ntago mbizi. Madeline arampemukiye, mbaye imfubyi 2, ndapfakaye, mbaye incike. Hari abantu bo muri famiye bajyaga bambaza ikibazo, ariko ko ufite umwana umwe bikunanire gushaka, bikunanire no kubyara undi, igisubizo ndakibahaye, ndabyaye, ndahetse. Wa wundi umwe mwari muzi mwongereho n'abangaba, hazagira umuntu wongera kumbaza icyo kibazo. Nari narababwiye ngo aho kunsengera bansabira umugabo, bazansabira amafaranga, byibura ubuzima buzagende neza. Icyo nabasabaga nicyo nongera kubasaba. Umugabo ni Frank, abana ni Recho na Alpha na Jori uri ku ishuri, ndabagwije. Madeline nagende, niba Imana itanga ijuru, jya numva ubuhamya bwa mama bakambwira ko yaritashye. Ngize amahirwe nawe yaba aritashye, byibura akagenda ntiyigunge, agasanga mama yaba yaranamukumbuye, agasanga Adeline, agasanga Solange, ndetse agasanga na mama Jiri. Mwabantu mwe ndapfushije ibirenze ibingibi rwose, ntago nzongera kurira, nta yandi marira yanjye muzongera kubona. Ndumva mfite isoni n'ikimwaro, ibyago byabaye ibyanjye, ariko ndabyakiriye nibize biture, kuko nta bundi buryo. Birakomeye kugira icyo uvuga ko uyu munsi, ariko amarangamutima nayo agomba kugaragara. Mukomere. Reka twakire mama Ndogo akomeze, azane na mama Onike kugira ngo nawe ahite akomerezaho.
murakoze. Ngewe ntabwo ndi bujye kure cyane, ndagarukira ndahera mu gihe cya Mama Adeline Imana iri kumutegura kugira ngo yigendere. Mpagaze hano ntabwo ari ukuvuga ko mbuze icyo namuvugaho, gusa biragoye. Chantal ni umukobwa nakundaga cyane, Chantal twuzuzanyaga mu bibaho byose, Chantal yanyubahaga, Chantal nanjye nkamwubaha, twajyaga dufatikanya gukemura ibibazo byinshi. Ndashaka kubabwira ngo ururimi rw'umukiranutsi rurarema. Mama wabo ajya gupfa, uyu ni mukuru wanjye duhagararanye, njye ntago nari mpari, nanjye nari ndi ahantu hakomeye. Yasize yatambutse ari we bari kumwe, agiye kumubwira aramubwira ngo abana be n'ab'Imana n'itorero. Yasize abaraza itorero, abaraga Imana. Ntabwo ari uko imiryango yo kuberaga yari ibuze yari ihari, ariko we yabasize abaraza itorero. Chantal rero yabaye mu murage, aba mu rusengero. Abantu bari hano kuri uyu musozi murabizi neza ko n'umwana wanyu n'umwana w'itorero. Abantu twari turi kumwe nimugoroba bashatse kumbaza amakuru maremare kuko ninjye mubyeyi we babonaga. Ndababwira kugeza ubu hari umutwaro ntashobora kwikorera. Umutwaro nimwe mugomba kwikorera kuko mwarawukorewe. Uyu ni umwana w'itorero, uyu ni umwana w'Imana, kandi mwarabibonye mwese ko yabaye mu itorero. Imana irakundira mwubahisha, akundwa n'abantu benshi kubera kuba mu itorero cyane, akagenda bikamubera, agahagarara akaririmba akagenda bikamubera. Gurupe zose yabaga arimo yaragendaga bikamubera kubera ko ari umwana w'itorero. Mu gutambuka rero kwa Chantal ntago tujya dukunda kuvuga ngo ntago byatunguye Imana. Nanjye nsubiye inyuma mu mateka twagiye tunyuramo mu bihe by'amarembera yiwe, Imana yaramuteguye mu buryo busesuye. Bamwe batari bakeya bazi amahwa, ibitovu, ibihanda, imisozi Mama Adeline yagiye azamuka. Iyo misozi yose yari yararidutse, biraza byinjira no mu muryango. Imisozi yose na ya mahwa y'imigenge byose byari byararidutse. Chantal rero yaranezerewe cyane. Ni umwana w'umukobwa nararaga ntahamagaye uko byagenda kose. Niyo nabaga nicaye haba saa 9 namuhamagaraga. Mu cyumweru cyashize nibwo yari ari kumwe na Mama Moise n'abandi babyeyi. Urugo yabaye yimukiyemo habayeho kuramya, habayeho amashimwe. Abatunze amatelefone murabizi neza. Abana b'abakobwa bamubaye hafi, Imana ibahe umugisha. Ntabwo yigeze ataramana n'igitsina gabo. Nagiye nkunda kubabona ku mafoto barimo baramya bahimbaza Imana, bashima Imana. Iryo joro rimwe hari mu masaha ashyira saa 4 banezerewe cyane, nibwo nahamagaye Mama Adeline numva barimo barahimbaza. Nibwo namubwiraga nti mpereza Mama Moise. Mama Moise ndamubaza nti mbabarira umbarize Mama Adeline, ntekereza ko Imana yamusekeye imwereka inyinya, amenyo y'Imana cyangwa inyinya wabonye bisa bite? Kubera umunezero Mama Adeline yashojeje afite. Mama Adeline yarateguwe, ntabwo yatunguwe, uretse ko natwe ntabwo dusubiye inyuma, ntabwo twatunguwe. Kuwa gatatu rero niho nabuze ngiye kwinjira, nibwo yakoze impanuka. Abantu twakunze kubana kwa muganga ntabwo twabanye n'abantu bakeya. Twararaga kwa muganga turi abantu barenze 10 kugeza avuye mu mwuka.
nabo ntago nakwirengagiza kubasabira umugisha umutagabanije. Mama Adeline namugezeho abaganga ntago byatinze, hari ukuntu umuntu avuga ngo abaganga baramurangaranye ntibamuramira hakiri kare. Hagati ya saa 9 na saa 10 nibwo yarageze sehashika. Tugirirwa umugisha haboneka umuvandimwe umuba hafi cyane ku buryo mu masaha ya saa 11 bishyira n'ebyiri bari bamaze kumucisha mu cyuma. Hari ukuntu umuntu avuga ati bamucishije mu cyuma bategereza abadogiteri babishinzwe bashingiye ku byo babonye. Mu minota itarenze 20 umuvandimwe yahise azana abadogiteri bo mu bwonko, kuko bo batubwiraga ko bagiye kumubaga ku bwonko bwangiritse. Nibwo banambwiraga bati kuba nasinziriye kuriya yatugezeho ari umutima utari wagwa mu nda, twebwe twihutira kumushyira muri bombone. Yarabyimbye gato cyane mu maso. Nagize amatsiko yo kumwambura wese. Nta hantu yari afite igikomere nshingiye ku mpanuka yahuye nayo. Hari umwana w'umukobwa batubwiye wacomotse amaguru, ibipande mu muhanda byose. Mu bintu byanejeje cyane nanejejwe no kumubona ari wese afite isura yiwe, ndavuga ngo naka karamase. Ubwo tuganira n'abaganga bambwira uburyo yakomeretse mu mutwe, nicyo kibazo cyane, ku bihaha gatoya. Baza kutubwira ko no ku rutugu hari gufa ryacitse, ariko gufa ryacitse uko twagendaga tumukarabya buri munsi tumwitaho, njye naje kurishaka ndaribura. Nta kuntu umuntu yaba yacitse gufa ngo urambure amaboko yiwe umukarabye neza akaboko kaba gaseguye mu mwanya umwe, cyangwa ngo bamuhindukize. Icyo ntago nagihaye agaciro. Twabanye muri iyo minsi kugeza avuye mu mubiri, n'abaganga twiteguye ko azakanguka. Bukeye ku munsi wa kabiri twaraye kwa muganga, nyuma ya saa 6 nibwo bamucishije mu cyuma. Wa muganga uri mu ruhande rwacu w'umuvandimwe aca ruhinga nyuma ati ntubibabwire, tugiye kongera tumusinzirize kuko nta buryo ki yazavurwa. Umwana aca ku ruhande arabimbwira. Cye ku ruhande arabimbwira, ngiye negera abaganga turaganira. Bambwira uburyo yakomeretse, kandi koko nk'umuntu mukuru narabibonaga nta gikomere na kimwe afite. Uko bamwitaho nkareba ibiri kuva mu mazuru, nkabona ko gusinzira ari wo murongo wiwe. Kandi uko asinzira, uko umwanya ugenda uhereza undi, niko yarushagaho kuba mwiza, niko yarushagaho kubona agarura isura nziza cyane. Abaganga najyaga nkunda kubabaza amagambo menshi cyane, ko kuva yagera kwa muganga twamugaburiraga 4 mu masaha 28. Ubona agaburirwa mu buryo bushimishije. Muganga umwe yigeze yambwira ko hari n'umurwayi babasha kugira nta n'amazi, nta n'igitonyanga cy'amazi bamuha. Tugendera muri icyo cyizere, ntiyigeze abyimbaga nk'uko abandi batumba. Umunsi umwe nibwo namubonanye amarira y'umweru meza cyane, mubonana n'utumwira, ndavuga nti Mama Adeline agiye kwiga. Twabaye tunejejwe nuko tuzamubona yegutse ari muzima. Igihe kigeze rero nibwo bampamagaraga ngo agiye, ibyarangiye, ariko bari batari bamukuramo ibyuma. Mu buryo bufatika ntacyo nashinze Imana yakoze ibyayo mu bumana bwayo. Abaganga baragerageje, cyari nacyo gihe Imana ikisarurira. Ariko Mama Adeline dufite ibyiringiro nshingiye ku byagiye bikemuka byinshi, ku byo yahuye nabyo byinshi, hari ibyo Imana yakemuye. Murakoze kuvuga ku mateka ya Chantal. Ni ibintu turimo kumva n'iby'igihugu cyacu, kuko aribwo bwa nyuma tuvuga ku mateka ya Chantal, nta bundi tuzongera kumuvuga. Gusa n'ibyo mvuga kuri Chantal, yavutse ndeba umubyariye mu rugo turi kumwe. Avuka ari umwana ufite igikundiro, avuka ari umwana wishimye, akundwa n'abantu bose. Mu gace k'aho twari dutuye
twirirwaga tumurwanira tuvuga ngo turashaka muhoza Chantal niko yakuze kugeza ubwo mama we yaje gutura inaha ngaha kuri umusozi wa Murambi. Chantal aguma gukura ari umwana ufite igikundiro, ukunda kwishima, ukunda guseka. Nuko Chantal yarateye mama wiwe ajya gutaha njyewe yagumyeho kuko murumuna wanjye yabivuze, arambwira ati ndashaka ko tuganira yanyuma. Yazana yicaye iruhande rwe arambwira ati ntunsengere nkugire kuko ntabwo nagaruka ngo nkurere abana banjye, ati reba uko akaboko kanjye kameze. Ntunsengere nkugire kuko sinagaruka gukora umurimo w'itorero, reba uko akaboko kanjye kameze. Kandi nindamuka ngiye mu gihugu nabonye ntuzarire abana banjye, abana nabo barazi itorero, ntuzarire cyangwa se uzaba hafi. Nuko yabwiye kandi niko byagenze. Mama we yashizemo nk'uko itorero rihari, turirimba neza mu ijoro dushima Imana. Nyuma yaho Chantal yabaye umwana wihanganye, yigeze yiyandarika mu mudugudu ngo abantu bamufate ijambo. Yabaye umwana w'itorero. Ikintu nzi kuri Chantal cyane cyane yakundaga umurimo w'Imana. Aha byajyaga aza kunsura namubwira ngo arabe kabiri mu korali yanjye, agahita abwira korali yiwe tugataha. Chantal yakunze gukora umurimo w'Imana cyane, mwabivuze muranabizi kuri umusozi wa Murambi umuzi kurusha wenda ibintu bijyanye no gukora umurimo w'Imana, ariko yakunze umurimo w'Imana. Ikindi mvuga kuri Chantal yari intwari. Rero urufatiro twari dufite mu muryango amaze gushyiramo umwuka, niho nahise nibuka rya jambo rivuga ngo mbese urufatiro rusenyutse umukiranutsi yakora iki uretse kwishingikiriza kuri Yesu niwe rufatiro rutajya rusenyuka. Ariko Chantal yari urufatiro. Chantal yakoze mu mirimo y'ubukwe, agukorera ibintu byose yivuye inyuma, agatanga igihe cye, agatanga n'ubutunzi bwe. Ikinejeje cyane ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 twari twahuye n'umuryango nk'uko tureba gutya, na musaza wacu na mukuru we gutya, twicaye mu rugo rw'umuvandimwe turimo kuganira ku bibazo by'umuryango. Twatandukanye dukiranutse ndetse twumva dukumbuye kuzajya dufata igihe cyo guterana tuganira ku bibazo by'umuryango. Gusa ikintu cyababaje Chantal yaradutunguye. Ikindi kintu cyababaje ni uko turi umuryango mutoya. Noneho muri uwo muryango muto amashami twari dufite agomba kuduterera mu bitugu agenda duhagukaho gake gake nk'uko mwabyumvishe, ariko nta kuri niko Imana iba yarigennye. Muri make ntarondogoye rero umuhoza Chantal, Imana imuhe uruhuko ridashira kandi natwe tuzamusanga igihe nikigera. Murakoze, Imana ibahe. Mama Hiro nashinze itegeko, umuntu wese uzi Mama Adeline aranzi, umuntu wese utera imbere Mama Adeline aranzi. Yari inshuti yanjye magana, yari umujyanama wanjye. Hari igihe cyageze inkuru yanjye Mama Adeline imera nk'ibibembe, abantu benshi batuvaho, ariko yarambwiye ngo Mama Hi, nuko yampamagara, Mama Hi ndagukunda, ndagukunda kugera ku mwuka wanjye wa nyuma. Mama Adeline yakoze agisida ari kuri moto aje kundeba mu rugo, yarambwiye ngo aramwumbuye, ndamubwira ndetse ko njya gusenga i Nyarugenge wambabarire tukazabona n'ejo. Arambwira ngo we ese wanjye ndagenda mwana reka mbyihorere ndasengera mu rugo kumwe n'uyu mama basobanute dusengane. Arambwira ngo ndaje, arambwira ngo arazana na Fari yambara muramuzi, ndamutegereza. Yakundaga agatoki agatekana ndi umusinyishe ko mbwira
mu mashami y'agakarito n'ikirishangaza agatoki basisanzwe kawuzemo gake agateka maze kugateka akomeza amuhamagara yari ari kwa Fani ahita abwira Fani ngiye kugira mu mahiro ngo uransanga y'umutima turatinya Fani aramubwira ati se wari kuganira tukajyana yarangije n'agatoya nshaka ko ababara nigeze ambwira ijambo rimwe icyo gihe nari nababaye arangije agasenga aravuga ngo mwana njye namenyereye imibabaro uyu mwana uramuhora basi yose wayifashe ukayishyiraho nkabona ejo yishimye yarambwiye ngo niba sinshaka kuba ubuzima utarimo nimba uzamara 100 njye nzamara 99 yari inshuti yanjye rero naramuhamagaye icyo gihe nimero ntiyayifata nkomeza ampamagara ibyo narabyamenye gukoramo birananira bwira maremare ntabwo nashaka gukoramo shangaza ataragera hano mwandikira mesaje ndamubwira shanga kutajyaga ngo kunyitaba wambara ukanyitaba nimba wagize n'impamvu ko nta kibazo naza no kukureba ngewe arayisoma yansubiza nongeye guhamagara mpitaga n'umuganga bari bazanye ambiranse arambwira ngo nyiri telefone yaguze agisida ikomeye turi hano Kicukiro ngiye kumujyana muri Urgence CH nabuze umwenda wo kwambara kandi mare yuzuye muri inkweto mbura byose inshuti yanjye iramfasha gusa twamugeza ako kanya twasanze ari gakinjiramo ariko yari muri ko ntabwo twongeye kuvugana kuva icyo gihe kuwa gatatu kugeza uyu munsi cyakoze kuwa ejo ku cyumweru twari twirirwanye nagiye kumubwira amakuru yanjye ndangije ndamubwira ngo ndagutegereje ndamubwira ngo pasiteri azaza ku cyumweru tuzajya kumwakira none ku cyumweru nibwo tuzakurikira cya shangazi ntabwo nzabishobora ntabwo ubuzima ndarimo ntabwo burambuye ntabwo nzabushobora yari yaranyemeye konti murakoze mwakoze kuntabara inshuti zanjye nyinshi zaje pasiteri yarambwiye ngo aragukunda twari tuzaza kugushimira ariko aragiye Imana iguhe umugisha n'amadamu mwaratwemeye murakoze urusengero rufunguye bamusabiye Chantal twabanye kuri 2012 urabona n'ubu bajya igihe abana batatu witwa Frank igisubizo cyiza Antonio Strasheri Natora Fabrice wa mbere yagiye Chantal Mandarine Natora Strasheri nawe Natora Mandarine ntacyo namushinja naho nashinja amenye ko abana cyegeranye ubushobozi bw'ikibanza bafite ko bazafatanyije n'umuryango ndogo tuzafatanya tubajeje murakoze kandi abashimira badutabaye mwese